gukunda neza usanzwe bwo bafite kono kontrol buri kimwe kabisa ewa sha nyine imbaraga z'urukundo ari nyinshi tu ya cyane pe hari igihe uhura n'umuntu imitima yanyu ikishimira iyo bigenze bityo rero ntabwo biba bisaba imyaka kugira ngo urukundo rwanyu rukomere icyo gikenewe ni uko mwembi muba mukundana nta buryaryo ndi cyane bro gusa nyine biragora tu guhura n'umuntu umeze gutyo direct urukundo rwanyu rugahita rukomera nk'urw'abantu bamaranye imyaka yega njoro ni imboneka rimwe nyine iryo rimwe ryarabaye mpura na murenzi yego sheri ndagukunda kandi niteguye kukwiha wese kandi usibye no kuba unkunda warampinduye mu buryo bushoboka oya sheri ntabyo gushima cyane njye nyega ko ibi byose byari biri mu mugambi w'Imana uzi ibintu byambayeho mu minsi ishize kagira inkuru rero hano haje inkongobotsi y'umukobwa sinzi yari ivuye ngo yari yahoze yiba nuko igira gutya iriyoberanya ahangaha byagenze gute rero turayakiriye mu muryango ugiye na papa gatese umukobwa turabana nkajya mbona nta kibazo cye icyakurikiyeho rero ni igiki yaje kugirana kontagite na papa gatese mbese ubwo papa gatese mumeranye mute yashakaga kunca inyuma ariko papa gatese we ntabinyereka aho mbivumbure nari mvuye guhaha mvuye mu burunga ndaza ngeze hariya ku irembo nsanga bumanyahura uburinzi ubwo se muri ako kanya wabyitwayemo gute narasaze ndasizora ndapfa ariko umugabo mbere ibanga kanakumiro none ariko nyuma naje kumwirukana ndamuhambiriza neza papa gatese adahari ndamutumura aragenda ubu sinzi yaba ubu se ntabwo ukeka ko hari igihe kizagera bakongera bakihuza angarurira ryashyano mu rugo bahurira ariko nta na telefone agira ariko ubwo yagiye nta na nimero yose ubwo yaba uzi mu mutwe ku buryo bagukina kandi gakina bakaba bakongera kwihuza sha nta kintu mbizi Hey babe. Hey, amakuru Ange. Hey, umeze neza? Oh wow. Humura babe ndagukunda bya Ange. Oh my god, sha ndakwemera mwana. Subize se? Ya, nanjye ntabwo nzi uko byaje baby, nisanze neza byabaye kabisa. Nisanze nagukunze sana ariko. Oh baby. Sha nyine nuko tu nuko kabisa. Ahubwo baby. Nuko bimenyesha bari abashiti bacu nabo bakabimenya. Ya mushuwa ko niba byumva bazatungurwa cyane. Bazatungurwa nibumva ko nje nawe kabisa turi mu rukundo. Ya. Byarongeye bisubira mu buryo. Imana ishimwe cyane. Ariko ari umukobwa ucecetse. Yari pfushije bya bindi by'abakobwa b'iki gihe. Umuturage utanakeka ko yaguca inyuma arasate sidi.
ko nta n'ubwiza afite. So papa agatesa umutima kuko yagize uteye gutyo kuguca inyuma wo kurehe kuko Abagabo bamenye ibyabo nanjye ko byantunguye ariko naje kumuregera wa mushiki we hariya agatesa. Nawe aza kubimubaza yaruriye bigenda bite rero? baharampeje ariko gusa icyo byatanze nawe nyamuhaye inama nzima kuko twese twiyunga. Icyo cyiza cyo kugira abaturanyi beza. Umuvandimwe ahubwo uriya se buriya ni umuturanyi ni umuvandimwe kuko ni mushiki we bose iberereye cyane. ariko nkumbuye umwana wanjye ni nayo mpamvu ngomba kumuzana muri uru rugo. Ese wa mugani koko ugatesa ubu n'umukumbuye? Ndamukumbuye ndashaka kumuzana. Gira umuzane pe. Ndateka kurya uzi utaraza numvaga inzu yamize. Ariko nanjye nabyumvaga ko muri uru rugo harimo akazi kenshi. Niriya nk'ubwayo ni akazi kandi simbishoboye sinshoboye kujya kwahira sinshoboye kwikaba ibyo byose byari ingorabahizi. Nanjye reka ngire nsubire kureba ababyeyi turebe ko nabafasha imirimo yindi naho twahoze dukora mu rugo. Urabizi ko ari akazi kenshi cyane, urabizi ko harimo kujya kuvoma kwahira mbese ni danje. Ariko ibyo nagushishikariza wasubira mu rugo ujye gushaka amafaranga ugire nawe wiyubaka ujye mu rwawe ntabwo uzahurana n'ababyeyi se buriya bashaje waba ubaye wandi utaberetse n'akana n'umukazana. Ese mama gate ubu wishimira ko ibyakubayeho nanjye bizambaho? Ubwirwa n'iki se ko wowe bizagera mu rugo rwawe? Nta muntu witwa ngo azi iki gihe ariko bisigaye bimeze. Uratambuka ukumva mu baturanyi uti banshimye, aho ugiye hose ngo banshimye. Se ubu wa muntu tuzabigenza gute? Reka niyo viziyo turimo ariko rero nta nubwo byagakwiye abantu bari guta umuco nyarwanda. Ntabwo bikwiye pe. Ya musore wanyerekaga cyayishe cyo ne bimeze bite? Yego mana yanjye kandi ubwo urasanga umufite ikibazo. Oya nta kibazo namugize. Oya ikibazo kuri utagira ikibazo nawe nagubimbajije gusa kwena nta nibirenze birimo. Uriya musore nyine urabizi ni inshuti yo mva ni nk'inshuti y'umuryango nyine biraho bisanzwe. Nese umva uko nabikubwiye nyine twamenyanye mvashije kine rwose umva tumenyanye ariko wowe mu minsi mike cyane umva nabonye ko imitandukano nini cyane. Yego se koko ni byiza babonye ko ari imitandukano agatanya imboye naho jura musore rwose reka ni kuri yamufata musaza wanjye nyine ihene nyine bikarangira. Nta kintu kimwe kirenze pe. Se nta kintu gihambaye kiri hagati yawe? Reka nta. Urabona uriya musore yakuruta utatse kubeshya bwiza ukuri. Ntawe uri muzi. Oya kandi ujye unamenya ko ngukunda pe. Ndabizi kandi ndanabyumva cyane. Hanyuma rero bamwe ku kintu cyo gusohokana nk'uko nabikwemereye itegure nanjye kugenda nitegure nimugoroba tubonane. Ahubwo ako kantu ni sawa yansoza isezerano nagusezeranye sibyo? Sikuchatse kuvuga gishuko sikugitumbanye. Yeah, baby. Umva bazatungurwa cyane kabisa bya hatari. Nyine ahubwo baby. Reka tuzabibabwire ku munsi Ange azaba ari kuduhuza n'umukunzi we. Ko
kuko ndatekereza ari we munsi kabisa waba ari we mwiza wo kugira ngo tubereke urukundo rwanjye nawe. Yeah babe. Oh my god. Sawa kabisa, sawa. Oh, I love you babe. I love you so much. Sawa kabisa, sawa. Mwa. Sawa. Oh sheri, ni ukuri ndagushimira kubwa buri kimwe. Utaza kuba mwebwe mwampaye akazi ntabwo mba nzi aho mba ndi kwangarira. Ni ukuri ndabashimira kubwa buri kimwe. Oya sheri, si ngombwa gushima cyane. Manje sikari umuntu mwiza. Ahubwo se sheri, ibi tunabye twigana kuri gahunda zacu zo kubwira mwana papa ko dukundana kandi tunabana vuba. Ndabashimira kubwa buri kimwe ko mwamegwa n'umushiki wanjye akazi. Ubu nabo ari kwangara. Gusa kubwa buri kimwe mwakoze byinshi. Mwitaye ku muryango wanjye. Ako se buriya papa na mama bazabyemera? Sheri, bagomba kubyemera kuko nene narakwishimiye, niba bagomba kubyishimira. Tuvuge ati mama reka yes. Ese mama na n'ubu nuratekereza gushaka undi mugabo? Namundi ko papa yadutaye burundu. Kandi mama, niba ubishaka uzamushake rwose sinzakubangama. Mugabo, ntago ndi bene aba badamu babaguruzi. Ngomba gutuza nkabarira rwose. Ndabizi neza ko Imana izabifashamo. Rero nta mugabo nkeneye kudutesha umutwe. Niyo mpamvu gukunda. Kandi humura nuri wenyine. Nabonye akazi k'ukwezi. Urumva yuko nzajya ninjiza buri kwezi. Wow, Imana ishimwe mugabo. Ubwo rero urumva yuko utari wenyine.